Muraho neza bavandimwe, nitwa James, murakaza neza kuri Sibo James Tech and AI. Uyu munsi ndabizi neza ko hari abantu benshi bumvishe ijambo Artificial Intelligence cyangwa se AI, ariko ntibasobanukirwe neza icyo ari cyo. Hari abatekereza ko ngo ari robo, hari abumva ko ari ibintu by'abazungu gusa, abandi bakagira ubwoba ko ari ikintu kizica abantu cyangwa kikabatwarira imirimo. Uyu munsi rero muri iyi video ndashaka kubabwira ukuri kose kuri AI mu magambo yoroshye, mu ngero zisanzwe zo mu buzima bwa buri munsi, ku buryo nyuma yo kureba ino video utazongera gushaka indi video isobanura AI. Ngiye kugusobanurira AI ni iki, aho yatangiriye, impamvu yabayeho, uko ikora, uko tuyikoresha buri munsi tutabizi, akamaro kayo n'ingaruka ishobora kugira. Iyi video ni iy'umuntu wese, niba ukoresha telefoni, niba ukoresha interinete, niba ukoresha bizinesi, niba wiga, niba ushaka kumenya ejo hazaza hawe, iyi video ni iyawe. Ubundi Artificial Intelligence cyangwa AI mu Kinyarwanda tuyita ubwenge bwo gukorana. Mu magambo yoroshye cyane, AI ni igihe imashini ishoboye gukora ibintu bisanzwe bikorwa n'ubwenge bw'umuntu. Ibyo bishobora wenda kuba gutekereza, kwiga, gufata umwanzuro, kwibuka no guhitamo icyiza kurusha ikindi. Reka ngufashe nguhe urugero rworoshye. Nk'iyo ugiye kwandika message kuri WhatsApp, ugatangira kwandika ijambo, ugasanga telefone ikubwiye ijambo riri bukurikire. Ntabwo aba ari amarozi abaje ngo ahite nyine imenya ibintu ugiye gukurikiza. Iyo ni AI. Cyangwa se iyo ugiye kuri YouTube ugasanga iri kukwereka video ukunda kurusha izindi, ntabwo ari umuntu uba uri inyuma ngo arebe ngo ibyo ukunda ngo ni ibiki aba ari byo aguhereza. Icyo gihe nabwo ni AI. Cyangwa se nanone nk'iyo ugiye kuri TikTok ugasanga video zose ubonye zirimo ziragushimisha nizo ziza imbere nyine, ziguma arizo baguhereza. Iyo nayo ni AI. Bivuze ko AI atari robo gusa, AI ahubwo ni ubwenge bwashyizwe mu imashini bukayifasha gutekereza nk'umuntu. Impamvu AI yabayeho, AI ntabwo yaje kuko abantu bashakaga gukina n'ikoranabuhanga gusa. Yaje kubera ikibazo kimwe gikomeye cyane. Abantu ntibashoboye gutunganya amakuru menshi vuba. Reka mbigufashe nguhemo nk'urugero nanone rworoshye. Tekereza nka banki ifite abakiriya ibihumbi magana, buri mukiriya akora translation buri munsi. Ese umuntu umwe yashobora kureba ayo makuru yose akamenya uwo baha inguzanyo n'uwo bayima? Ntabwo bishoboka. Aho niho AI yaziye rero. Gukora ibyo umuntu atabasha gukora vuba kandi neza. AI yaje gufasha kwihutisha akazi, cyangwa se igabanya amakosa y'abantu no gufata ibyemezo bishingiye ku makuru menshi. Wenda reka mbasubize inyuma ho gatoya mbabwiye ku mateka ya AI. Ubundi mu mwaka w'1950 hari umushakashatsi witwaga Alan Turing. Uyu mugabo yibajije ikibazo gikomeye cyane, kwa kundi nyine wicara ukibaza. Yaribajije ati, ese imashini ishobora gutekereza nk'umuntu? Iki gihe yahise akora ikizamini cyamwitiriwe, bacyita Turing test, aho yashakaga kureba niba umuntu ashobora kuganira n'imashini akabona kumenya ko ari imashini. Icyo gihe mudasobwa zari nkeya cyane, zikiri nini, zitinda kugusubiza, ikindi zidafite n'ubushobozi nyine buhagije. Ariko iki gitekerezo yagize nicyo cyatangije AI. Noneho haciyeho imyaka 6 mu 1956 ijambo Artificial Intelligence nibwo ryatangiye gusakara cyane, rigakoreshwa nyine ku mugaragaro, abantu benshi bararimenya. Mu myaka yakurikiyeho aho ngaho AI yagiye igenda izamuka, igakora bakayimenya, ubundi igahagarara ikamera nk'izimye, ubundi kongera igakura bitewe n'ubushobozi nyine bwa mudasobwa n'amakuru yabaga ahari icyo gihe. Noneho uyu munsi kubera interinete cyangwa se amatelefoni, buri wese ubu ngubu asigaye atunze telefoni kandi ifite imbaraga n'amakuru. AI nayo igenda ibika amakuru menshi cyane. Ikindi AI yateye imbere cyane kurusha mbere hose. Ubundi bivuga ko nta kindi gihe kigeze kibaho kurenza iki ngiki. AI yigeze kuba yateraho imbere cyane. Ubu ngubu turi mu isi y'ikoranabuhanga kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyarigeze kiba cyabaho. Wenda reka mbabwire uko AI ikora, wenda mbahe n'ingero zifatika z'ubuzima bwa buri munsi. Ubundi cya mbere, AI ikora ikoresheje ibice bitatu by'ingenzi muri yo. Igice cya mbere ni amakuru
cyangwa se data. Amakuru tuyiha, ibintu byose uba wandika kuri interinete irabibika, ntabwo ijya ibita. Buri ikintu cyose uba wanditse kuri interinete ihita ikibika. AI ntabwo ariyo nyine yibwira ibintu yibwire ngo se irakora ihanure, mbese yigira ku makuru wayihaye. Reka mfate wenda nk'urugero rw'umwana mutoya. Umwana nk'iyo abonye imbwa bwa mbere ntabwo ahita amenya ngo ni imbwa, kubera ko nyine ntabwo aba ayizi. Ariko nk'iyo ayibonye imbwa akayibona inshuro nyinshi, abantu bakaba bamubwira ati iyi ni imbwa, icyo gihe agenda amenya yuko iyo ari imbwa. Ubutaha iyo ahuye nayo avuga ati iyi ni imbwa, akayimenya niba inaryana cyangwa ayitinya, akamenya ngo ni imbwa bitewe n'uburyo bayimubwiye. AI nayo ni uko nguko ikora. Iyo uyihaye amafoto menshi y'imbwa, ikiga yiga uburyo imbwa isa, ikabona ukuntu amaguru ameze, uko umutwe umeze, nayo igenda nyine imenya, ikavuga ati iyi ikintu kimeze gutya ni imbwa, ikamenya ko nyine kandi zinatandukanya amabara, ikavuga ngo ni imbwa. Ikindi kintu cya kabiri ni amategeko cyangwa se algorithm. Iba ifite amategeko nayo igenderaho nyine yiga ifata amakuru, kubera urumva nta kuntu yakora ngo ifate amakuru yose ntigire amategeko, baba barayishyizemo amategeko igenderaho, arizo bita algorithm. Aya niyo mabwiriza nyine ya AI, ni nako ikoresha ayo makuru. Ikindi kintu cya gatatu ni machine learning. Bivuze ko AI yigira ku makosa yayo. Nk'iyo ikoze ikosa, icyo gihe ntago irita gusa, icyo gihe iryo kosa iraryandika, ikamenya ko itazongera kurikora ubutaha, ikarikosora nyine. Uko igenda ikora amakosa ibyigiraho kugira ngo ubutaha izongere ikore ikintu cyiza kurenzaho. Urumva ni nk'umuntu wiga wenda gutwara nk'imodoka, umuntu wiga wenda nko gutwara imodoka cyangwa se ikindi kinyabiziga, wenda nk'igare cyangwa moto, iyo akoze impanuka yiga uko ubutaha azirinda. Ubundi bajya bavuga ngo iyo igare rikugwishije ngo ubwo uba warimenye ngo ntabwo wongera gupfa kugwa. AI nayo nyine ni uko nguko yigira ku makosa igenda ikora. Ikindi kintu kandi buriya AI tuyikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko ntitubimenye ko ariyo turi gukoresha. Reka wenda nkoye nk'ingero, ukoresha buri munsi ugakoresha AI ariko weho ntubimenye. Nk'iyo ugiye nko kuri Google Map ikakwereka inzira wenda ya bugufi, ahantu uca nyine ha bugufi, icyo gihe ntabwo aba ari Google Map gusa, ni AI iba irimo irabikora. Cyangwa se nk'iyo telefoni irimo irakwereka wenda ngo battery usage, ikakwereka nyine ukavuga ngo yakonoje, irimo irandika battery low, wapi, icyo gihe nabwo ni AI iba irimo irabikora. Nanone nk'iyo ugiye nko kuri Facebook ikajya iguha amatangazo, ukabona amatangazo ahuye n'ibintu ukunda n'ibyo ushaka, wenda niba ukunda ibintu by'inkweto ukabona iri kukwereka amatangazo y'inganda zicuruza inkweto, icyo gihe nabwo ni AI. Ikindi nk'iyo WhatsApp irimo iratuma nyine ama spam message ataza, ikavuga ati nyine aba ni abatubuzi, ikabasha kuba yahagarika, icyo gihe nabwo ni AI. Ndetse no mu Rwanda AI irimo irakoreshwa cyane kubera ko AI bayishoyemo imbaraga. Dufite ubuyobozi bwiza bwashoyemo amafaranga kugira ngo nyine iterambere tugendane naryo. Kugeza ubu ngubu AI irimo irakoreshwa mu mabanki, mu buvuzi, ahantu hose, mu bucuruzi, mu itumanaho. AI ntabwo ari ikintu cyo kuvuga ngo ni ahazaza gusa, ahubwo AI tuyifite ubu ngubu, nibwo tuyifite neza, kandi umuntu utari kuyiga ubu ngubu ngo abe yayimenya ayisobanukirwe neza, bizamugora mu minsi iri imbere nyine kuba yayimenya. Nyine azakenera kuyimenya igihe cyaramusize. Aha mu gihe abayize ubu ngubu nyine bo bazaba babisobanukiwe, ari bo bari kumwigisha. Ikindi kandi ntabwo nshaka ko iyi video wenda yatinda cyane, gusa nubwo AI ifite ibintu byiza byinshi, nanone ifite ibibazo. Ibindi bibazo, kubera ko ikintu cyose cyiza kiba gifite n'urundi ruhande rwacyo rubi. Umunyarwanda niwe wabiciye neza, agaca umugani akavuga ngo inda ibyara mweru na muhima. Icyiza kiba gifite n'ikibi ku rundi ruhande, ni nk'impande ebyiri z'igiceri mbese. AI rero idufitiye akamaro nyine kanini cyane, kubera yuko yihutisha akazi, igabanya amakosa.
cyangwa se ikaba yafasha n'umuntu gufata ibyemezo byiza ndetse binahamye. N'amakosa twakoraga mu kazi ikaba yagabanya. Urumva ako ni akamaro kagaragara nyine AI idufitiye. Ariko nanone nubwo ibyo byose bifite byiza, nanone ishobora kuba yatwara imirimo imwe n'imwe. Hari imirimo izatwara myinshi cyane cyane ku bantu nyine batari kwiga AI, yaba mu buhinzi yaba mu buvuzi. Abantu batazi AI bamwe izabambura akazi, kubera ko uzajya usanga nk'umuntu umwe uzi AI azajya akora nk'akazi kakorwaga n'abantu nka 5. Urumva bamwe babandi batayize batari kwifatirana ubu ngubu ngo babe bayisobanukirwa, izagenda ibatwara akazi. Ikindi kandi nanone AI ishobora kuba yateza ikibazo cy'umutekano w'amakuru, nk'amakuru yawe nyine akaba yajya mu zindi nzego, abantu bakayakoresha mu nyungu zabo, bakayifashisha wenda bagira ngo bagukubite hasi cyangwa nyine bagutere ibikorwa by'iterabwoba mu gihe yageze mu maboko mabi. Niyo mpamvu dukeneye kwiga nyine uko tugomba kuyitwaraho, tukamenya ibyo tuyibwira, tukamenya n'ibyo tudakwiye kuyibwira. Ubwo AI ntuyibwire nyine ukayibwira amakuru yawe yimbitse cyane, bifata amavideo wambaye ubusa ugasanga amakuru yawe yagiye hanze nyine. Icyo gihe urumva hari igihe amakuru yawe ajya hanze ugasanga ugize nk'ikibazo cy'ihungabana nko mu mutwe. Ikindi niba warumvishe nyine AI neza, ubwo ni nawe izagirira umumaro. Niwiga AI neza izakugirira umumaro. Nutayiga nyine ubwo ukabica amazi ukayasiba ni ibiki, ukayifeka nyine, icyo gihe uzashiduka akazi kose igatwaye, ije gutwara akazi usigare nyine uri aho ngaho. Ikintu kiri hariho cyo ntabwo mu minsi iri imbere hazajya hagendererwa ngo umuntu ngo yarize ngo afite amashuri iki n'iki. Utazi ibintu by'ikoranabuhanga tekinoloji uzajya usigara inyuma rwose, kubera ko amakuru yose AI ifite amakuru y'aba masters bo bize ikintu cyose yibajije itikubwira. Rero abantu bize cyane ngo bafite amashuri, reka umwana wa hehe utarigeze ukandagira no mu ishuri uzi gusoma no kwandika azajya aza gutwara akazi kubera yuko we yabashije gusobanukirwa AI. Rero niba ugeze hano bivuze yuko wifuza gusobanukirwa ikoranabuhanga neza. Rero ubwo ikintu usabwa nyine urakizi nawe, ujya muri comment ushyiremo udutima twinshi cyane, ndamenya yuko wankurikiye kugeza video ku musozo. Icyo nakubwira cyo ntago AI ari umwanzi wawe. AI rwose nta kintu mupfa, si umwanzi wawe ahubwo ni nk'umufasha, ni inshuti, ni ubundi AI ni umukozi wawe, ni nk'umukozi ukoresha nyine ukumvira ubwira buri kimwe, cyangwa se imbwa yawe mbese ikintu wibwiye nicyo ikora, kwibajije nicyo igusubiza. Ubwo rero AI ntago ari umwanzi wawe, ahubwo ni igikoresho wowe ukwiye gufatirana ukagikoresha nyine, ukakiyobora, ukamenya uko ugikoresha mu nzira nziza, ibitari byo ukabikura. Uko uzagenda uyikoresha niko uko ugenda nyine uyikoresha niko ugenda unamenya kuyisobanukirwa kurushaho. Ntabwo wahita ubimenya umunsi umwe ngo umenye uburyo ikoramo neza. Gusa ndakeka hano wayisobanukiwe, kubera ko ngerageje kugusobanurira mu buryo bwose bushoboka, nayigusobanuriramo kandi bwumvikane. Rero uko uzajya ukoresha AI niko uzajya ugenda urushaho kuyimenya. Ikindi kandi ukamenya yuko AI atari boss wawe, ahubwo ari wowe boss, ukayibwira, ujye umenya uko uyibaza, ujye uyibaza uyitegeka nkaho nyine ari wowe uyikoresha pana yo ikukoresha. Ikindi uko uzayikoresha, nuyikoresha neza izaguha ibintu byiza, nuyikoresha nabi ubwo nawe izakwangiriza nyine iguhe ibintu bibi. Icyo kintu nicyo nshaka ko mwasigarana. Niba wakunze ino video kanda subscribe, ukore share, usangize abandi ino video, kandi witegure n'izindi video nyinshi ngiye kubatamo. Tuzajya twigira hamwe video AI nyine tubyige mu buryo bworoshye. Mwebwe icyo musabwa mukande subscribe, ubundi ibindi mubimbaze, muzambwire icyo mwamburanye, wandike no muri comment umbwire video ubutaha dushobora kuba twakoraho, maze ngende nyitegure ubutaha ariyo nzabazana. Saba murakoze cyane, ndabashimiye. Subscribe Sibo James Tech and AI.